turayitangiye nita kuryohera birakureba gipfa ko wampaye amafaranga yasikagariwe akiri imifuka yanyu barimo arakora umurimo wa yanga ntaretse ariko nkababwira ko ntunzwe n'umunwa Katawutu n'amaguru yaranamuhombe ngo bari Burundi asigaye yirukanka muri ntuza muri Sagapuraje ufite akabika aho ngaho kobwa yiyekira kabike hari yarabona cyakunze ariko kitazi kuvuga abantu b'umuco ntago bapfa guhubuka kuvuga ni nkanye nyine kubabwira mfite umuco mfite kungenda nditonda jewe bakobwa ni mutanyiteretera murakapfa sinzababwira murakicwa n'uburoro mujye mumbwira n'ikindi kinje kimeze nk'ingunguru abo bare umukobwa rwose ushobora kubona uwo mugabo batarwana ariko cyane bodyguard Zamamagari. Wajya untungwe no gukora cyane gukora se nkawe. Nukora urakora. Urakoze cyane. Ufite ubwenge nuko ari bucyo ufite ubwenge buke. Aho kuyashima muri yatuka. Well. So. Your crime and punishment. How could I not? Urasa nuri mu gihano kuki nakwibwirira. Uravuga iki? We'll see. Tuzabona. Call me. Zamamagari, call me. Rima yiskwende Fato call. Call me on Tuesday. Zamamagari kwa kabiri. Call me on Tuesday. Mukuri maridi. Hariya maridi so wa kabiri na. Reka mbanze mbivuge mu gifaransa hari ukuntu nyambivuga rendi maridi merekerede. Okay ni kwa kabiri. Umukobwa mutereta kamwe ngo uzamamagara kwa kabiri. Hey, hari abakobwa bameze nk'amashitani. Ugasanga umwakura ukukanye yakuze gejo bundi yaranyibwiriye ngo abo umugore barandoze uwa mbere ariko bafite umugore wa kabiri bari umugore wa mbere ujya nukikurira umugore ugasanga ni 5 hamagaye imyaka ikakubungamo mpaka Didi ntaje karabo umutwe rwose wuzuyemo imvuvu n'ibintu by'ibyondo Didi yagenda muri boda wanyamagabe ndavuga wanyamagabe ndabazi ntadi lift namo umuntu nuka nkene isekuru mishaje zimwe zifite ubwanwa imodoka yawe yanuka nk'isekuru ugabo yageze hano saba ko kunywa umukobwa umunsi barasohokanye mwiza umukobwa mwiza I haven't yet. Interesting choice for a date. Mana nyagasani umunsi nagatangaza uburyo wahisemo turimo guteretana umukobwa ni mwiza byo bakuri byandi by'amatimba igikobwa kigushinyikira ukajya muri vampire aho ngaho muhagararanye harimo ibirakaye sinzi aho cyagiye ko ukabona afite utubuno tw'insumbane nk'uwo bajyaye ndababara buri uko ngeze hano matimba nimo gutambuka navuga abana b'abanyarwanda bagiye ko hatunazemo ibivejuru simba tutse mbarasi byubahiro bayaho ni ibikorano bya nyakupfa Jerks that I normally Skoga cyajya no kuvuga kumva kirahiritira nka pipi niko uyu munsi rama magana 5 ugarure desase nkani Keep secrets too. Mugabo yarebye umukobwa aramureba Mana yanga nanyu raneze one that needs rescuing. Hakindi wakwifuza kumbwira mechi umukobwa yitwa Emmy Read people pretty well. Uzi gusoma abantu neza cyane Keeps me alive. Bituma mbaho It keeps me alive Imigongo yarayitamye si urumogi ni ikintu kibi Abantu barashize Igikobwa umunsi wa date wa mbere umunsi wa mbere uko filime yiswende Fato Chase uguhamagara kuri telefone kubi batamararesha hano kubita n'igikobwa gifite ijigo rimwe risumbirindi narumiwe Abanyarwanda kazi bagiye ko dusigaranye bivejuru vampire gusa icyo nabonye cyari girima ngo wajyaho n'ingunguru Reba umukobwa nibwo gikanguka ni mu gitondo arasa neza bakobwa ba matimba bakobwa bigahanga na nyakariro Nakwiza kujya murya mu boroshe wanyoye n'icyayi ku buryo mu gitondo tabyuka ufite ifemba ingonera zakurenze mwoka apfamwe Kobwa matimba urabyuka ukajya muri akavampire mwegeranye betesheri afite ikintu cy'igituna bajyaho nayo ni ikibyimba kiri mu jisho mwirira bibaho kobwa nguyu bakobwa ba matimba mwoka apfamwe mwakwiza kujya gushyira indimu mu maso kugira ngo atukuratwe indimu vanga n'urusendo ugakamurira mu mwoka apfamwe Kobwa hano cyeranye nawe uri umusirikare urarirondo gwapi babaraye duhanganye nabo bande sikuru dofese bano babyirukanga nabyo ugapfa amaso akarara yabyimbye yatukwe mukamurire mindimu uvanga n'agasenda gakeya ugashyiramo n'akantu kakavuga cyushye ire n'uri ubuntu bw'ubutazitaza aho ngaho ijisho rigasa neza umuntu yakureba akajya n'umwana w'uruhinja w'imyaka w'amezi 8 cyane
ni nkanjye muzandebe ibikobwa hano ngiye birambona bikavuza induru bishaka no kumfata ku ngufu mfite ibanga jewe agafaranga karahari nsa neza imodoka muziveho iyi sinazitwaye kera ndajugunya yangarebe iyo imodoka ikize ubu bwa Porsche ubu ngubu mwe mujya mureba niyo mparika yonyine mfitwe n'abastari bangaye ko nageze kuri Baban Boys ni ibiki bavuze induru ngo mwana turenze umane tuzakuririmba nimuzibeshye nzabasobanura mwuka apfamwe ndavuga abanyamagabe iyo muva ku bagore batenga ingunguru barakiza gihirimanga bajyana ingunguru bajugunye kuva ku musozi je nakibonye hano kinjiye hano kirimo hakabisa ko gufite akabano gasumbana nakandi si ibivejuru batunaze mu kiri hano inyuma hano duri hano hafi abanyarwanda kazi bagiye ibi ni iki ko gensigaye imbabara cyane mwibuka abashaka kuvugana na Yanga abashaka kuvugana na The One Film Production nimero ya ni 078 murandika 078 60 88 340 ababipa ntago bahamagarwa hamagara byibuze utero n'umuntu muraruti yanga urasobanura abandi barakapfa gusa yanga gira ngufu ejo akagaruka yagarutse 078 60 88 340 Eugene ni Eugene ntago mwari mubizi Olivier ni Olivia Oliver ntabwo ari Oliver ariko my friend nimba mbabwire je mbarandukanye n'abandi bapapira gafite utuboko wajyaho ni imifupa kari kahakanye ufite ubwenge buke jure katuvuge kicwe n'uburoro nizarira kishi cyagariwe uratangiye gwakana Olivier yarazi ngo ndavuga Oliver ni Olivia Mr Oliver bari umukobwa nta n'umugabo mu cyongereza witwa Oliver babo nushaka uzabikurikirane mvuga nk'uwize mfite injyana Mr abantu reka mbasobanurire cyagariwe ni nayo mpamvu nkora amajwi ya Petero ba Yohana ni ba John kandi ni izina ribi ni urunagiro nawe mu gifaransa simbizi niba Jean ari urunagiro kuko ni Jean ariko nujya mu cyongereza ugashaka ijambo John ujye muri dictionary yitwa Oxford uzasanga John ari urwiherero ari hamwe banagira simbabeshya Ezekiel ni ruhara Yanga ni umuntu muto kandi mwiza mama nyagasani icyababwira abakobwa ejo bundi giye bashaka kumfata ku ngufu buri munsi Imana ariko igakinga akaboko Imana irankunda cyane abantu bari bazi ngomeze nka Oscar ngo Yanga buriya ni isekurume afite ibintu by'ibyoya byamanutse kuru ntabwo jewe meze nk'isekurume nkuru hano hari kishe cyo kirimo kiracunga filime irajya mbere hazi kirebera ntabwo kishyuye n'atanu kirareba filime kitishyuriye Mr ni nka benshi muri mwubuse mwajya mwishyuye nubusurira mwamaye reba filime kuni ryoshye muri mu nyungu gusa mwungutse abantu barimo baricana mu bwishima ukapfamwe ntago ari mweza ariko bagitifu batarimo hano n'abapolisi batarimo ariko abandi barakapfa abagabo ni base bayazana abagore ni bangira bayazana nyiranaka bari nyiranaka wase ni wa nyiranaka abagabo ni se naka wase naka wakanaka cyakare abakobwa buriye rwose sinzi ko no mu ijuru bazajyayo bo mu ijuru abantu ngo bagaragaye baragiye mu ijuru ni batatu Eliya Enoka nande wundi hari n'abamarayika bavuye mu ijuru banagaragaye Imana ijya no kurema yaravuze iti reka dukora umuntu dusa nawe ibonye umuntu ari wenyine iti reka turume ikizamunezeza abagore babaremye nyuma nta mugore uba mu ijuru wajya no mu muco nyarwanda ugasanga umuntu arakubaza ngo niko vuga igisokuru cyawe nta kinyogokuru kibaho nyuko arapfa gacaho nagore mwo kwiheba nagomba cyuriye hano barababaye baravuga ngo Yanga yatuziye ako abagore bambabarire nagomba tutse mu ijuru muri yo muruzuye Bikira Mariya yarababanjirije ariko ngo yapfuye kwa karindwi sinzi ko yazutse bajya babeshya ngo Bikira Mariya ngo dusabire basabira iki yaraciyeho harabo byanditse ko yazamutse ra ariko simbacyuriye sinabatutse ariko abagore mu ijuru bariyo nubwo Imana yavuze ati reka turemo umuntu dusa nawe kare madamu ngo yamana cyane umugabo wese asa n'Imana yamara kubona umuntu iremye asa n'Imana umuntu asa nabo mu ijuru iti reka ariko tumuremera ikindi kintu kizamunezeza hano pipi se herega harimo n'abantu babibihangano bya Petero pipa arimo Yesu ngo kuva kera yari ijambo Imana ikavuga iti bibe ijambo akabikora ijambo yagiye
kuruhuka Petero maze nawe barahanze ati ya reka dutabara umwana w'Imana ba pipi bajyaho ijigo rimwe ba rikabyibuha kurusha irindi igitsintino kwa umupfupu kaburasohotse mwangoro kwa ijosi rikaba rirabyimbye ariko ntabwo ari polisi zo kwisi hose hari zihuta nje hari zihuta nzi nkizi wacu ariko jya muri Republika Iharanira Abaturage bazamburi gitondo ujya kumva ngo ngo bagore batandatu bafashwe ku ngufu muri karitsiye ngo ubwana butanu nabwo babufashe abantu batinyuka n'ubwana koko bya mugenzi nuko yari yararobeye kuri cya kindi kumbuye nawe yararobye kera gusuye yamwanze kubera iki kubera amabere ye abakobwa bafite amabere ameze nk'ibintu by'ibikarito nta muntu bakunda umukobwa wamubwira uti wajimije guja akavana y'ikibere kimeze nk'igitambaro ngo akazimi akongera akazingazinga kabika uyu ni cyamwangiye none uwo yakurikiye ufite amabere meza atumye bamurasa amubanye ibibazo bakobwa nimwige kurinda amabere yanyu atazamera nk'ibitambaro wajya gukubita sheri wawe urushyi yakurakaje ukabona ukuboko ni kugera ukamana ryabere rirerire ngo pyu ugasubiza ukazingazinga ukabika filime nuko igenze filime turayitangiye nita kuryohera birakureba gipfa kuba bampaye amafaranga yasikagariwe akiri imifuka yanyu yarayanyu barimo arakora umurimo wa yanga ntaretse ariko nkababwira ko ntunzwe n'umunwa katawutu n'amaguru yaranamuhombe ngo bari Burundi asigaye yirukanka muri ntuza muri Sagapuraje ufite akabika aho ngaho kobwa yiyekira akabika hari yarabona cyakunze ariko kitazi kuvuga abantu b'umuco ntago bapfa guhubuka kuvuga ni nkanye nyine kubabwira mfite umuco mfite kungenda nditonda jewe bakobwa ni mutanyiteretera murakapfa sinzababwira murakicwa n'uburoro mujye mumbwira n'ikindi kinje kimeze nk'ingunguru abo bare umukobwa rwose ushobora kubona bavuga batarwana ariko cyane bodyguard zamamagari wajya untungwe no gukora cyane gukora se nkawe nukora urakora urakoze cyane ufite ubwenge nuko ari bucyo ufite ubwenge buke aho kuyashima muri muratuka well your crime and punishment how could I not turasa nuri mu gihano kuki nakwibwirira uravuga iki we'll see tuzabona zamamagare call me bime yiswende fato call me on Tuesday uzamamagare kwa kabiri call me on Tuesday mukuri maridi hariya maridi so wa kabirira reka mbanze mbivuge mu gifaransa hari ukuntu nyambivuga rendi maridi mercredi okay ni kwa kabiri umukobwa mutereta kamwe ngo uzamamagare kwa kabiri hey hari abakobwa bameze nk'amashitani ugasanga umwakura wukukanye yakuze gejo bundi yaranyibwiriye ngo abo umugore barandoze uwa mbere ariko bafite umugore wa kabiri bari umugore wa mbere ukikurira umugore ugasanga ni shitani uhamagaye imyaka ikakubungamo mpaka Didi ntaje karabo umutwe rwose wuzuyemo imvuvu n'ibintu by'ibyondo Didi yagenda muri boda wanyamagabe ndavuga wanyamagabe ndabazi ntadi lift namo umuntu nuka nkene isekuru mishaje zimwe zifite ubwanwa imodoka yawe yanuka nk'isekuru mugabo yageze hano saba ko kumva umukobwa umunsi barasohokanye mwiza umukobwa mwiza I haven't yet. Interesting choice for a date. Mwana nyagasani umunsi nagatangaza uburyo wahisemo turimo guteretana umukobwa ni mwiza byo bakuri byandi by'amatimbi igikobwa kigushinyikira ukajya ni vampire aho ngaho muhagararanye harimo ibirakaye sinzi aho cyagiye ko ukabona afite utubuno twesumbane nk'uwo bajyaye ndababara buri uko ngeze hano matimba nimo gutambuka navuga abana b'abanyarwanda bagiye ko hatunazemo ibivejuru simba tutse mbarasi byubahira bayaho ni ibikorano bya nyakupfa jerks that I normally Stoga cyajya no kuvuga kumva kirahiritira nka pipi niko uyu munsi rama 500 ugarure desa senkani Keep secrets too. mugabo yarebye umukobwa aramureba Mana yanga nanyu nanese one that needs rescuing. Hakindi wakwifuza kumbwira mechi umukobwa yitwa Emmy Read people pretty well. Gusi gusoma abantu neza cyane Keeps me alive. bituma mbaho it keeps me alive imigongo yarayitamye si urumbogi ni ikintu kibi abantu barashize igikobwa umunsi wa date wa mbere wo
filime yiswe nde Fatal Chase uguhamagara kuri telefoni kubi matamararesha hano kubita n'igikobwa gifite ijigo rimwe risumba irindi narumiwe abanyarwanda kazi bagiye he ko dusigaranye bivejuru vampire gusa icyo nabonye cyari girima ngo wajyaho n'ingunguru reba umukobwa nibwo gikanguka ni mu gitondo arasa neza bakobwa ba matimba bakobwa bigahanga na nyakariro nakwiza kujya murya mu boroshe wanyoye n'icyayi ku buryo mu gitondo utabyuka ufite ifemba ngo nirazakorenze mwuka apfamwe kobwa matimba urabyuka ukajya ngo nakavampire mwegeranye betesheri afite ikintu cy'igituna bajyaho ni ikibyimba kiri mu jisho mwirira bibaho kobwa nguyu abakobwa ba matimba mwuka apfamwe nakwiza kujya gushyira indimu mu maso kugira ngo atukuratwe indimu vanga n'urusenda ugakamurira mu mwuka apfamwe kobwa hano cyeragera uri umusirikare urarirondo gwapi babaraye duhanganye nabo bandese kuru dofese bano babyirukanga nabyo gapfa amaso akarara yabyimbye yatukuye mukamurire indimu uvanga n'agasenda gakeya ugashyiramo n'akantu kakavuga shyushye ire n'uri buntu bw'ubutazitaza aho ngaho ijisho rigasa neza umuntu yakureba akajya n'umwana w'uruhinja w'imyaka w'amezi 8 cyane ni nkanjye muzandebe ibikobwa hano ngiye birambona bikavuza induru bishaka no kumfata ku ngufu mfite ibanga jewe agafaranga karahari nsa neza simodoka muziveho iyi sinazitwaye kera ndajugunya yagarebe imodoka ikize ubu bwa Porsche ubu ngubu mwebwe mujye mureba niyo mparika yonyine fitwe n'abastari bangaye ko nageze kuri Baban Boys ni ibiki bavuze induru ngo mwana turenzeho mane tuzakuririmba nimuzibeshye nzabasobanura mwuka apfamwe ndavuga abanyamagabe muva ku bagore bateye ingunguru barakiza gihirimanga wajya ni ingunguru bajugunye kuva ku musozi nje nakibonye hano kinjiye hano kirimo hakabisa ko gufite akabono gasumbana nakandi si ibivejuru batunaze mu kiri hano inyuma hano turi hano hafi abanyarwanda kazi bagiye ibi ni iki ko gensigaye imbabara cyane mwibuka abashaka kuvugana na Yanga abashaka kuvugana na The One Film Production nimero ya ni 078 murandika 078 60 88 340 ababipa ntago bahamagarwa hamagara byibuze utera n'umuntu murarutse yanga urasobanura abandi barakapfa gusa yangagira ngufu yaje akagaruka yagarutse 078 60 88 340 Eugene ni Eugene ntago mwari mubizi Olivier ni Oliver ntabwo ari Oliver ariko my friend nimba mbabwire je mbarandukanye n'abandi bapapira akagafite utuboko wajyaho ni imifupa kari kahakanye ufite ubwenge buke jure katuvuge kicwe n'uburoro nizarira kishi cyagare uratangiye gwakana Olivier yarazi ngo ndavuga Oliver ni Olivier Mr Oliver bari umukobwa nta n'umugabo mu cyongereza witwa Oliver babo nushaka uzabikurikirane mvuga nk'uwize mfite injyana Mr abantu reka mbasobanurire cyagariwe ni nayo mpamvu nkora amajwi ya Petero ba Yohana ni ba John kandi ni izina ribi ni urunagiro nawe mu gifaransa simbizi niba ja ari urunagiro kuko ni ja ariko nujya mu cyongereza ugashaka ijambo John ujye muri dictionary yitwa Oxford uzasanga John ari urwiherero ari hamwe banagira simbabeshya Ezekiel ni ruhara Yanga ni umuntu muto kandi mwiza mana nyagasani icyababwira abakobwa ejo bundi giye bashaka kumfata ku ngufu buri munsi Imana ariko igakinga kaboko Imana irankunda cyane abantu bari bazi ngomeze nka Oscar ngo Yanga buriya ni isekuruma afite ibintu by'ibyoya byamanutse kuru ntabwo jewe meze nk'isekurume nkuru cyagariwe hano hari kishe cyo kirimo kiracunga filime irajya mbere hazi kirebera ntabwo kishyuye n'atanu kirareba filime kitishyuriye Mr ni nka benshi muri mwe ubuse mwajya mwishyuye n'ubusurira mwampaye reba filime kuri ryoshye muri mu nyungu gusa mwungutse abantu barimo baricana mu bwishima ukapfamwe ntago ari mweza ariko bagitifu batarimo hano n'abapolisi batarimo ariko abandi barakapfa abagabo ni base bayazana abagore ni banyira bayazana nyiranaka bari nyiranaka wase ni wa nyiranaka abagabo ni se naka wase naka wakanaka cyakariwe abakobwa buriye rwose sinzi ko no mu ijuru bazajyayo bo mu ijuru abantu ngo bagaragaye baragiye mu ijuru ni batatu Eliya Enoka nande wundi hari
n'abamarayika bavuye mu ijuru banagaragaye y'Imana ijya no kurema yaravuze iti reka dukore umuntu dusa nawe ibonye umuntu ari wenyine iti reka turume ikizamunezeza abagore babaremye nyuma nta mugore uba mu ijuru wajya no mu muco nyarwanda ugasanga umuntu arakubaza ngo niko vuga igisokuru cyawe nta kinyogokuru kibaho nyoko arapfa agacaho nagore mwo kwiheba nago mbacuriye hano barababaye baravuga ngo yaga yatuziye ako abagore bambabarire ntago mbatutse mu ijuru muri yo muruzuye Bikira Mariya yarababanjirije ariko ngo yapfuye kwa karindwi sinzi ko yazutse bajya babeshya ngo Bikira Mariya ngo dusabire basabira iki yaraciyeho harabo byanditse ko harabo byanditse ko yazamutse ra ariko simbacuriye sinabatutse ariko abagore mu ijuru bariyo nubwo Imana yavuze ati reka turemo umuntu dusa nawe kare madamu ngo yambana cyane umugabo wese asa n'Imana yamara kubona umuntu iremye asa n'Imana umuntu asa nabo mu ijuru iti reka ariko tumuremera ikindi kintu kizamunezeza hano pipi se herega harimo n'abantu babibihangano bya Petero pipa arimo Yesu ngo kuva kera yari ijambo Imana ikavuga iti bibe ijambo akabikora ijambo yagiye kuruhuka Petero maze nawe barahanze ati ya reka dutabara umwana w'Imana ba pipi bajyaho ijigo rimwe ba rikabyibuha kurusha irindi igitsintino kwa umufufuka burasohotse mwangoro kwa ijosi rikaba rirabyimbye ariko ntabwo ari polisi zo kwisi hose hari zihuta nje hari zihuta nzi nkizi wacu ariko jya muri Republika Iharanira abaturage bazamburi gitondo ujya kumva ngo ngo abagore batandatu bafashwe ku ngufu muri karitsiye ngo ubwana butanu nabwo babufashe abantu batinyuka n'ubwana koko bya mugenzi nuko yari yararobeye kuri cya kindi kumbuye nawe yararobye kera gusuye yamwanze kubera iki kubera amabere ye abakobwa bafite amabere ameze nk'ibintu by'ibikarito nta muntu bakunda umukobwa amubwira uti wajimije buja akavana y'ikibere kimeze nk'igitambaro ngo akazimi akongera akazingazinga kabika uyu ni cyamwangiye none uwo yakurikiye ufite amabere meza hatumye bamurasa amubanye ibibazo bakobwa ni mwige kurinda amabere yanyu atazamera nk'ibitambaro wajya gukubita sheri wawe urushyi yakurakaje ukabona ukuboko ni kugera ukamano ryabere rirerire ngo pyo ugasubiza ukazingazinga ukabika filime nuko igenze filime turayitangiye nita kuryohera birakureba gipfa ko bampaye amafaranga yasikagariwe akiri imifuka yanyu barimo arakora umurimo wa yanga ntaretse ariko nkababwira ko ntunze n'umunwa katawutu n'amaguru yaranamuhombe ngo bari Burundi asigaye yirukanka muri ntuza muri Sagapuraje ufite akabika aho ngaho kobwa yiyakira akabike hari yarabona cyakunze ariko kitazi kuvuga abantu b'umuco ntago bapfa guhubuka kuvuga ni nkanje nyine kubabwira mfite umuco mfite kungenda nditonda jewe bakobwa ni mutanyiteretera murakapfa sinzababwira murakicwa n'uburoro mujya mumbwira n'ikindi kinje kimeze nk'ingunguru abo bare umukobwa rwose ushobora kubona umugabo batarwana ariko cyane bodyguard zamamagari bajya untungwe no gukora cyane gukora se nkawe nukora urakora urakoze cyane ufite ubwenge nuko ari buke ufite ubwenge buke aho kuyashima muri yatuka well your crime and punishment how could I not turasa nuri mu gihano kuki nakwibwirira uravuga iki we'll see tuzabona call me zamamagare call me bime yiswende photo call me on Tuesday uzamamagare kwa kabiri call me on Tuesday mukuri maridi hariya maridi so wa kabiri na reka mbanze mbivuge mu gifaransa haruko nyambivuga rendi maridi merikere okay ni kwa kabiri umukobwa mutereta kamwira uzamamagare kwa kabiri hari abakobwa bameze nk'amashitani ugasanga umwakura wukukanye yakoze gejo bundi yaranyibwiriye ngo abo umugore barandoze uwa mbere ariko bafite umugore wa kabiri bari umugore wa mbere ukikururira umugore ugasanga ni shitani uhamagaye imyaka ikakubungamo mpaka Didi ntaje karabo umutwe rwose wuzuyemo imvuvu n'ibintu by'ibyondo Didi agenda muri boda wanyamagabe ndavuga wanyamagabe ndabazi ntadi lift namo umuntu nuka nkene isekuru ishaje zimwe zifite ubwanwa imodoka yawe yanuka nk'isekuru ubwo yageze hano saba ko kunywa umukobwa umunsi barasohokanye mwiza umukobwa mwiza I haven't yet. Interesting choice for a date.
Mana nyagasani umunsi nagatangaza uburyo wahisemo turimo guteretana. Umukobwa ni mwiza byo bakora ibyaha n'ibya